Yabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ni mwene so Pastor Isaac yugana amagambo y'Imana kuri uwa kane tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Ndagira ngo rero mwebwe bankurikiye tuganire ijambo ry'Imana. Dufite Bibiliya zacu dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 18 n'umurongo wa mbere. Handitswe ngo icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Ni jambo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Reka ngusabe dufatikanye kumva ijambo ry'Imana n'ibyo by'ubugingo. Reka dusenga Imana, dusabe mwemu wayo kubana natwe kubwira ijambo. Dusenge. Mana yacu igira neza, turi imbere yawe, tumaze kumva ijambo ryawe ryahumetswe n'Imana, bidufasha bitugira umumaro wo kutwungura kukumenya. Nijya ngo nsabe ubane nanjye yo kubwira ijambo, ubane bagiye kuryumva, twese ridufashe kandi ritwungure. Heza imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo, n'umubane natwe twese ni kubwa Yesu Kristo. Amen. Tumaze gusenga Imana, reka tuganire ku majambo y'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa guhinduka. Niwo mutwe w'amagambo niyo cyigisho tugiye kureba. Amagambo dusomye uburyo abigishwa babarije Yesu ikibazo, kandi ni ikibazo cyari kibaremereye, bari bakeneye kubona igisubizo cyacyo. Ariko dusubiye inyuma gakeya ko abigishwa muri Matayo ibice 10 tuhasanga uburyo Yesu yabatoranyije kandi abaha n'ububasha bwo gusengera abarwayi, bwo kwirukana indwara, kwirukana abadayimoni. Arababwira ati mbaye ububasha bwose. Baragiye bakora umurimo nk'uko shebuja wabategetse. Ariko bamubaza iki kibazo, Bibiliya ntivuga abigishwa bonyine gusa baje iki kibazo. Muri Mariko ibice 10 tuhasanga undi musore umwe wirutse asanga Yesu, nawe amubaza iby'ubwami bw'Imana. Ati, mwami wanjye niki nakora ube narabugingo buhoraho? Yesu bagirana ikiganiro n'umusore agira ibyo mubaza, kandi umusore nawe abwira Yesu ko yitonze mu rugendo rwe. Turamubwira ko atasambanye, atibye, yubashye se na nyina, byose bitunganyije neza. Ariko ajya kubaza iki kibazo. Yesu yamuhaye, yaramubwiye ngo ushigaje kimwe, yarabura ikintu kimwe. Uyu munsi agira amatsiko kukimenya, kandi yarakimenye. Ko nubwo yakimenye, cyamuteye ikindi kibazo kindi ku kibazo yabajije Yesu. Siri ugende ku umusore cyane, ahubwo ndagira ngo tujye ku mateka y'izi ntumwa zatowe na Yesu. Uretse Yuda Isakariyota, ariko abandi bose uko ari 11 ni Yesu wabahamagaye ngo bafatikanye gukora umurimo. Hanyuma amateka y'izi ntumwa, tubona ikintu cyanejeje mu magambo babajije Yesu. Cya kintu cyanejeje muri bo ni umunsi gituma umunezero ujya mu mutima wanjye, nuko uretse Yuda nyine ariko bose bagize iherezo ryiza. Iki ni ikibazo cy'intege nke kubaza umukuru wo mu bwami bw'Imana, kubera yuko igisubizo Yesu yabahaye yabasubije turaza kukibona neza, urasanga kinyuranye
n'ikibazo bamubazaga. Kubera iki? Bamubajije ikibazo, Yesu abajyana mu ruhande rw'ubugingo. Icyo bamubajije si cyo Yesu yabashubije. Ikintu kinejeje kandi amagambo twasomye yo guhinduka, tunaho Yesu ayabwira Petero igihe amubwira ati dore Satani yabasabye ngo bagosore, ariko ndagusaba wewe guhinduka kugira ngo ubone gukomeza bagenzi bawe. Urumva ko icyo Yesu yamusabye kiri imbere y'ibindi kugira ngo abashe gukomeza bagenzi be mu bibazo, kuko bageze mu gihe gikomeye cy'urupfu rwa Yesu kandi bigiye kubakomerana. Yesu avuga ati Satani yabasabye, arasaba Petero guhinduka kugira ngo abone uko akomeza bagenzi be. Mu yandi magambo, ukomeza abandi mu bwami bw'Imana, ureka abandi ubuye nuko agomba kuba kwanza afite ikintu yaba yarakiriye muri we, yarahindutse kugira ngo yereke abandi iyo nzira. Mu ntumwa za Yesu twumvise amateka yazo, nk'uko nabivuze, bagize iherezo ryiza, baje gupfa kandi bapfa urupfu rubi. Impamvu y'ibi byose, intego, Yesu afite intego muri ibi, kuko mu rupfu rwabo hihanye abantu benshi cyane. Niyo ntego ya Yesu rero. Gusa muri Yohana 2 ntacyo umaze nubwo bapfuye, ariko kuri Yesu ku Mana habonetse benshi bakurikiriye inzira kubwo guhamya kw'abigishwa ba Yesu. Kandi na Petero wavuze ngo, Yesu yabwiye ngo abanze ahinduke, niwe munyantege nkeye. Tubonaho mu rupfa ko yabati jyewe ntimumbambe nk'umwami wanjye, mumbambe muncuritse ntimugireho umwami wanjye. Kandi ko byagenze koko. Kandi mu bigisha uzi ko Yakobo yabanjirije abandi, amutera ibyuma, arangiza urugendo, arangiza neza. Nta twatinda kubyinuma cyane, tugiye ko Andrea yapfuye n'abandi. Andrea nawe mu bantu banteye kwibaza ibintu byinshi. Bamubambye ku musaraba, amara iminsi 3 yose atari yapfa, ari bavuga ubutumwa. Abandi kumushengerera bose bareba uburyo ameze nabi, ababwira ubutumwa bwiza, kandi hahindutse benshi. Kugeza iminsi atirangiye niko baje kumutera imisumari, ariko hamaze kwihana imbaga y'abantu benshi kubw'uko yarimo babwira ubutumwa mu mibabaro yiwe, avuga ubutumwa bwiza. Mu gupfa kwa Andrea hari amagambo yavuze, yaravuze ngo nyakira Kristo uwo niboneye. Ijambo ryiza ry'ubugingo. Reka mabwire ko umuntu w'Imana wahindutse by'ukuri yarangije urugendo, asiga ubuhamya bwiza, asiga ubuhamya. Ntashobora kugenda gusa ngo arapfuye gusa. Iyo amaze kugenda, abasigaye basigara bakomanta uko yabayeho, bagahamya yuko anagiye neza, agiye kuruhuka. Hanyuma ndavuga ati nyakira Kristo uwo niboneye. Ijambo riravuga ngo Kristo akira mpwemu yanjye kugira ngo ijye kuruhukira mu mahoro. Rero dushima Imana ko bageze iherezo ryiza. Ariko ijambo ry'uyu munsi twarigenje guhinduka. Niyo dusome ijambo ry'Imana turebe ikibazo babajije Yesu, ntiturangira ku nyufi yabahaye. Navuze ngo bamubajije ikibazo, ariko agiye kubasubiza, abasubiza ikibazo batamubajije. Bamubajije ikibazo urebye neza, icyo bamubajije yabaye mu by'ubugingo, kuko icyo bashakiraga bose ni iby'ubwami bw'Imana. Soma ijambo ry'Imana urango muri Mateyo 18:2-3, twumve uko Yesu yabashubije. Dusome ijambo ry'Imana. Ahamagara umwana muto, amuhagarika hagati yabo, arababwira ati ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana tugire neza. Ni ijambo rero nshaka ryo guhinduka. Twabanje kuvuga ku mateka y'izi ntumwa nuko Yesu azabushoza kwirukana abadayimoni, ariko si igitangaza ko umuntu ashobora kuba mu nzu y'Imana agakora byose, ariko ataragera ku nivo
nyayo Uwiteka Imana amushakaho. Niyo mpamvu bazi iki kibazo navuze ko bageze ubwo bakomera neza neza byakunivwe gukomera bagira herezo ryiza. Yesu rero ajya kubasubiza abaya mu by'ubugingo aravuga ati ndababwiza ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, nubwo bukuru muvuga byo mu bwami uretse n'ubukuru wo kwinjira yo ntabwo muzinjirayo. Bakristo bavandimwe, ijambo ry'uyu munsi ni uguhinduka. Urahita tubona yuko abigishwa be mu kwirukana abadayimoni bwa mbere mu kugenda basengera abarwayi ni mbere yuko babaza iki kibazo. Ibi twigisha iki rero? Arashaka kuba mu nzu y'Imana, bakora imirimo y'Imana, baboneka rwose ko bisanzwe, bitangira umurimo, bakora byose, baririmbira Imana, ariko bishobora ko umuntu ashobora gukora ibyo byose muri gahunda atari yahinduka. Niyo mpamvu Yesu yabajyanye mu guhinduka, batumva rero ibyo mubaze kwanga kw'Imana icy'ingenzi kimwe gusa gihatse ibindi nuko mwahinduka. Iri jambo na Paulo arikoresha muri Roma, abwira ko Roma wavuga ijambo rindi yakuze cyane, ababwira ati muhinduke rwose, kandi ababwira ngo ijambo rya kabiri mugire imitima mishya. Urumva ko imitima ababwira ibyo guhinduka. Iyo umuntu ahindutse agira undi mutima wundi mushya unyuranye n'uwo afite bwa mbere atari yahinduka. Kandi iyo umuntu ahindutse ntabwo ari ibanga, biramenyekana, agira ubuhamya bw'uko yahindutse. None se wowe ufite ubuhamya ko wahindutse? Ufite ubuhamya ko wahindutse? Ni ukuvuga ngo uyu muntu ahindutse afite ibintu agomba kureka, akabireka rwose, agahinduka icyaremwe gishya, agasigara arangwa n'imbuto z'umwuka zo mu Magalatiya 5, agasigara arangwa n'imbuto z'umwuka, kuko ibyamuranga kera biba bishize. Tuvuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba tubaye ibyaremwe bishya, tuba duhindutse. Ibya kera, inyuma ya kera yose ibirangiye, dukora ibishyashya, tuba tubaye umuntu mushyashya. Niyo mpamvu Paulo aje avuga ati mugire imitima mishya. Imana ishimwe cyane. Rero dusoma muri Mateyo 7:21, aho Yesu nawe yero aravuga ati mva rero abamwira ngo mwami mwami, abahora basenga mu musengero, abahora mu byo basenga mwami mwami, ari bavuga ngo abo sibo bazinjira mu bwami bwanjye. Oya, kereka abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ijambo nakuzaniye rifite ya Kristo Yesu ni ijambo rikubwira wowe nanjye guhinduka. Iyo umuntu yahindutse yavuze ko bimenyekana. Ndaguha urugero nk'iyo umuntu apfuye. Iyo umuntu apfuye, umuntu wamenya ko yapfuye ni uwo banaho mu nzu nyine, abaturanyi, abo hanze, iyo bize nyuma bibwiwe n'abantu babanaga na nyiri ugupfa n'ubundi. Niyo mpamvu iyo umuntu yahindutse rero abantu babiri babimenya kwanza, ba mbere nabo babana mu nzu. Iyo umugore yahindutse, umugabo we abazi ko umugore yahindutse. Iyo umugabo yahindutse, uwo mugore abazi ko umugabo yahindutse. Iyo umugore ngo bahindutse, abana babyaye babazi ko bahindutse. Iyo abantu bahindutse, abaturanyi babazi ko abantu bahindutse, bakabahamiriza ko bahindutse. Niyo mpamvu zo muri Yesaya ngo yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka mujye mwiza. Duhetse amaso y'abatureba, kandi abatureba baduhamiriza ko twahindutse koko. Kuko mu mico yacu, mu mvugo yacu, mu ngiro zacu niyo bigaragaza ko umuntu yahindutse. Igihe hari ikibazo runaka, umuntu agushotoye, umuntu ibintu bitari byiza gutunga, niyo bigaragaza imbuto ikurimo iyo ariyo. Niyo mpamvu twebwe kuzinjira mu bwami bw'Imana hazinjiramo abantu bahindutse mu ngeso, mu myifatire, mu mico yabo ya buri munsi. Imana imusaba guha umugisha, nayo ikamuha umugisha. Ijambo ry'Imana nakuzaniye uyu munsi ni iryo guhinduka, niba koko tudahindutse. Kandi ngamubwire, iyo umuntu yahindutse ababizi, nubwo abandi babimenya ko yahindutse, ariko no muri we niko yabivuze afite ubuhamya
niyo mugana bati nahoze nduyu ariko ndahinduka, abantu bakabimenya. Reka mbere yo kurangiza nkubwire ko ari umuntu nizo kwivuga umuntu wagiye gusenga Imana, yari umuntu w'Imana nka musore twavuze abaje Yesu niba azajya mu ijuru, ajya gusenga Imana, yari umuntu w'Imana kandi bose asenga ati nkwiye kumva n'ijwi ry'Imana rinyemeza ko Yesu azanyakira mu bwami bwe, reka njye kumubaza abiyibwiriye mbyumve n'ijwi rye, ajya gusenga Imana. Ariko afata iminsi atasenga Imana, ariyo cyifuzo afite gusa ngo yumve ko Imana mubwira ko ari umurabo w'ubugingo. Ariko mu gusenga Imana, isuze Imana yamuhaye, yamubwiye ngo taha, niba uzazi iwanjye uzumva abantu babivuga. Ntiwumva se ko n'abantu ubwabo iyo twahindutse batwinjiza mu bwami bw'Imana mu buryo bw'imvugo yabo? Iyo twahindutse ku baturage, kuba tubana aho dusengana, bakatureba imigendere yacu, batwinjiza mu bwami bw'Imana mu buryo unabyumva. Ariko niba wumva umuntu kanaka nawe nta kigeri, turakwiye ko dukwiye kwisuzuma tugahindura ingeso zacu. Hari inama nziza, hari ingeso yakunanira kureka ikakwizingiraho. Abishwa buri wese ikibazo no byababayeho, umunsi umwe baragiye basengera abadayimoni ngo bahubasha, baza batanga raporo kuri Yesu, undi munsi bajya ahandi biranga. Bazabwira Yesu bati byatuyobeye, byagenze gutera, ati umudayimoni nta kindi cyamuvanamo uretse kwiyiriza ubusa no gusenga Imana. Niba ari ibyatunaniye guhindura muri twe, niba ari icyatunaniye ko twagira ingeso zatunaniye ngo zihinduke, nta kindi cyadufasha uretse gusenga no kwiriza ubusa, kugira ngo Imana idufashe, mwemwe yadufashe, tubashe kugendana imbuto nziza z'abana b'Imana. Reka nkwifurize wewe nanjye kugira ngo imvugo yacu, ingendo yacu, ibyo dukora tugaragare nk'amatabaza mu isi, tugaragare nk'abantu bahindutse. Kuko abantu iyo tubabwira nubwo babyumva nibyo, ariko cyane bakunze kureba ibyo dukora. Iyo umuntu atahindutse rero n'ibikorwa bye bigaragaza ko atahindutse. Ndabifuriza guhindura imigendere, ndakwifuriza niba uzi ko itegeko gihindura, kugira ngo tube mu mwanya umwe wo kuzinjira mu bwami bw'Imana. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri mudahinduka. Atubwira ko umwana mutoya nta nzika, umwana mutoya nta bugome, umwana mutoya ntiyakugambanira, umwana muto ntiyazana imvururu mu ishengero, umwana muto ntiyazana amatiku, umwana muto mbese umwana muto niko umubona nyine Yesu agira amuzana, hanyuma ababwira ati azana umwana ati nimere nk'umwana mutoya. Iyo bumvise yuko imitima yabo igomba kuba ikeye kugira ngo bazinjire mu bwami bw'Imana. Abizi ry'abana niyo babisobanura, kuko umwana uko atera uko akura, burya abana n'abaziranenge. Niyo mpamvu Yesu yavuze igihe bamuzanira abana abakoraho gusa bati ameze batya ntimubabuze, ubwami bw'Imana ni ubwabo. Yesu rero adusaba guhinduka tumere nk'abana batoya. Gute rero? Imitima yacu ikaba imitima itarangwamo ikibi, itarangwamo ubugome, itarangwamo inzangano, itarangwamo guhangana, itarangwamo umujinya, itarangwamo kutizera, ahubwo imitima yacu ibitunganye rwose kugira ngo twitegure iherezo ryacu rizabe ryiza, tuzigire kubana n'Imana. Imana ibamugisha, Imana ibagirire neza. Reka dusenge Imana. Nizere ko wowe nanjye ijambo ry'Imana twumvise, nizere ko twahindutse kweri, twahindutse ku nyungu zacu zose. Niba se ibyatunaniye, naguhaye inama dufate igihe dusenge, dusabe Imana kudufasha kugira ngo tuzinjire mu bwami bw'Imana. Twapfuje igihe ubusa, twararetse bimwe na bimwe, tukavangavanga ibintu, hatazakorwa n'isoni nge nawe. Ubwo Yesu agarutse, abantu bazataka Mwami twararimbaga, twaragukoraga ngo simbazi. Kubera iki? Babonetse mu nsengero, bakoze byose ko ntabwo bahindutse. Niyo bakera ba muntu bagitwa ngo mwiyambura umuntu wakera, ni wa muntu wakera batiyambuye nyine. Baraje wese n'ibyabo byose baza mu nzu y'Imana, kandi bibira munakaza mu nzu y'Imana kwinjira, kuko duzi inkuru za Yuda. Ntabwo Yesu yamuhamagaye nk'abandi ngo munkurikire, ati simubone nkurikira bose, ariko kuri Isakaryota Yuda mu mateka ye ntabwo Yesu yamuhamagaye, we yaraje gusa ngo bajyane. Yamusabye ko bajyana,
kandi mu mateka Yuda niwe bita bivuga byose. Yesu agiye amuhana kenshi, akamuherana abantu batumva, akamushyira ku mpande. Iyo gutanga ikibazo n'abatuma bagure Yesu, sibwo bwa mbere yakoze ikibazo nka kiriya, na mbere hose ntigeze ahinduka. Yafite ingeso atahinduye, y'amafaranga yabikaga agenda agira yanyereza, agira yabikahisha. Yesu akamwatingira amubwira batumva, akavuga ati Yuda, gute wahindutse, kudahinduka meze bitwo twabayeho bite? Yuda akajya no kumugendaho, no kumutoteza, ariko ntugire ngo biya yakoze ngo mbere abikoze, byahereye kera. Abantu bindi mwito nka Yuda rero bateze bahinduka, abo babaho, ariko nivuze ko wowe nawe utabonekamo, ubwo tubahindutse rwose, tuzi imitima mishya n'Imana ishaka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusenga Imana. Mana yacu igira neza, turagushimiye kwijambo ryawe twumviye guhinduka. Mana ishobora byose, nsaba umuntu wese wese ubutumwa kugira ngo ijambo yumvise rimumurikire nk'indererwamo kureba umutima we. Niba icyo atahinduye cyamunaniye, umushoboze kukireka, maze atangire urugendo bushyashya, abuhindutse rwose. Imana nivuga rero twari ishengero ryawe twese tuzagusanganira tukunezeranwa nawe. Nizeye kubyumvise kandi kubikora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.